indirimbo bayise Rush 6bert TV nk'ibisanzwe twaje gusobanura indirimbo mujye muririmba mutasi ikintu zivuga abazizi batazi ngo babiririmba bate ushake mujye mutubwira tunayasubiramo amagambo bavuze atunashyiraho na sutitire iyi ndirimbo Rush ubundi bivuga kwirukanka nyine gukabya kumariramo no mwana mubona mariramo nanjye mubona mariramo niruka muvuga ngo iki wakonga gukora subscribe nziruka reka natwe twihute ubundi aba bakobwa b'abasirimu ntabwo bakunda kuvuga guzwa kubera ko hari abantu baba ari abantu ariko ari n'inyamaswa abantu benshi ntabwo bakunda no gukora ariko kugira ngo nyine hashyube ugomba gukora ndabizi neza ko abantu batazigera bahagarika bazahora baturwanya bazatwiruka ariko ntibazadufata wenda simvuze ngo nanjye ngo ndi umunyakuri ariko nyine buri wese agira uko agenda ntabwo wamera nkanjye njye nagiye mfite cy'urwango cyangwa kuvuga ngo ndashyira imbaraga zanjye mu bintu by'amafuta ahubwo ni ku mafaranga umukobwa dutekereza kimwe njye cyo nkora n'indirimbo ubundi nkakubyinisha nka pokori nkaguma ndi icyatsi nka brokoli ubundi icyatsi murabona ukuntu amadolari asa icyatsi iyo uvuze brokoli nyine ushatse kuvuga amafaranga uretse amafaranga no kwibyinira nta kindi ubundi ntabwo nshobora kumva ibintu bavuga ngiye mba nkora gusa kudi nizo nzozi zanjye ubundi kudi ni amafaranga mu birimi by'iwabo noneho baba bashaka kureba ngo ubundi isoko y'ibintu nkora kuntu nihuta iva he bashaka gucekinga ngo where my tap no rush ariko nyine ngenda kora ndirukanka simagarara n'ubundi nkomeza gutuma isoko y'ahantu bituruka itagikama amafaranga nkayabona njye nagomba nkora amahype nagomba n'ikina ahubwo ni ibyanyabyo ngiye ndirukanka buri muntu wese azangwa n'inyuma ariko nyine kunyiruka bose byantwara iki iyo notification iravuga ngo subscribe iguyemo iyo notification wayisubiza inyuma arabareka wumve ako ngako subscribe Yenzo zifite nizo kuva mu gihugu nkigira muri Ghana nubwo we wanankurikira subundi bamafaranga ntabonye ubu nzayabura we njye nta muntu utekereza nkanjye uko ninjye njyenyine wimva aje cyase ndarahiye umugati wanjye ntabwo wawunyaka kandi n'imigisha mfite ntushobora kuyibara nkura kuwiteka bari mu nzira yanjye gusa mu nzira yanjye njye nagiye ngira cy'urwango cyangwa ngo ibintu by'amafuti ubwenge bwanjye ni ku mafaranga gusa nakora imiziki ukabyina nka pokori nasobanura indirimbo ukazumva kandi ukaguma nyine njye mpora nimereye nk'amadolari gusa mba mpumura njye nguma ndwana ntabwo njye nita ku bintu bavuga inzozi zanjye ni amafaranga kudi baba bashaka kureba ngo ubundi isoko y'ahantu bivana ihagana he ariko njye nyine mba nkora vuba vuba kugira ngo isoko cyangwa iriba mvoma ritazigera rikama ayo mafaranga nyine dufataho niyo atuma dukora abantu ni muntu akunda no gukora na subscribe ntabwo nzongera no kuyivuga Rush AYRA-STARR wayikunze ajya muri comment utubwire indirimbo ujye uririmba nabi cyangwa utazi ikintu inavuga cyangwa unakizi ariko hari umuntu uzi utayizi
ibi ngibi mwamaze kubyumva, ubu ntabwo nabisubira mu bwenge muzi, n'abantu bayireba shaba nazi ikintu ivuga, ngo bakareba ko mbabeshye. Uyu mwana none ikintu gitangaje ni uwo mu 2002, umuntu uri kuyisobanura aramuruta, wowe uri kuyireba wanze gukora subscribe umurusha nk'icumi. Noneho hari undi muntu wanze kuyiha umurusha nka 20, none utazi ikindi kintu bivuga. Reka nisekere, ciao.